hari abantu bakoresha mudasobwa bihuta ku rwego ruhambaye. Wagerageza kureba uburyo barimo barabikoramo ugasanga babirangije kare. Ese nawe waba ushaka kumenya amayeri yo kuba wakoresha mudasobwa wihuta? Uno munsi Menya Tips yaguteguriye amayeri yo gukoresha mudasobwa wihuta. Niba uri mushyashya kuri iyi channel cyangwa se utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona amayeri ndetse n'amabanga Menya Tips iba yagiye gutegura. Mu bintu bishobora kugufasha ko wakoresha mudasobwa wihuta, ikiza ku isonga ni keyboard cyangwa se clavier. Ni ukuvuga ngo uburyo ukoreshamo keyboard cyangwa clavier nibyo bishobora kuba byakwereka umuntu uwo ari wese uri kukureba yuko ushobora kuba uzi mudasobwa cyangwa se ufite ubumenyi buhambaye kuri mudasobwa, kabone n'ubwo ntabwo waba ufite. Uno munsi rero tugiye kwibanda ku mabuto y'ibanze yo kuri keyboard ashobora kuba yagufasha gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri keyboard, ariko nanone mu buryo bwihuse. Reka duhere kuri buto ya escape. Ubundi dukunze gukoresha ino buto iyo turi gufunga porogaramu cyangwa se turi gusubira inyuma muri porogaramu turi gukoresha. Ariko se wari uzi yuko iyi buto ishobora kuba yakora n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye? Ni urugero, ushaka kureba porogaramu ziri kuraninga muri mudasobwa yawe, ukanda Control, Shift na Escape, ubundi ukaba wazireba cyangwa se ukaba wazigabanya. Niba nanone kandi ushaka guhinduranya porogaramu uri gukoresha muri mudasobwa yawe, ni ukuvuga ngo ikaza imwe ku yindi, ukanda Alt ndetse na Escape. Ibi birihuta cyane kuruta uko waba uri gukoresha imbeba yawe cyangwa se mouse. Reka noneho turebe iyitwa Tab. Iyi nayo iyo ikoranye n'izindi buto ishobora kuba yakora cyangwa se yagufasha kwihuta cyane mu byo uri gukora. Reka dufate n'urugero, ufite nk'ibyumba byinshi bifunguye muri Google Chrome yawe kandi ushaka kubirebamo byose kimwe ku kindi. Kanda Control ndetse na Tab, urajya ugera aho ushatse hose vuba vuba, ndetse ushobora kujya mu cyumba kibanza ukanda Control, Shift na Tab. Ibi ngibi birakujyana mu cyumba kibanza, mu gihe Control na Tab bigufasha kujya mu cyumba gikurikira. Niba nanone ushaka guhindura porogaramu uri gukoresha bitagusabye kuzicamo zose, kanda Alt na Tab urebe ukuntu byihutisha akazi kawe. Niba uri umufana wa Apple, kanda buto ya Command ndetse na Tab. Ibi nabyo bikora gutya. Ndetse wananyura muri porogaramu uri gukoresha ukoresheje Windows ndetse na Tab. Niba udafite mouse kandi nanone ukaba ushaka kugera kuri file runaka, kanda Tab ndetse na buto izamura cyangwa se imanura, ubundi uhitemo file ushaka. Reka tujye ku yindi yitwa Alt. Ubundi iyi buto ikora akazi kenshi kagiye gatandukanye, ariko ndakubwira bimwe mu by'ingenzi uyikeneyeho. Ubundi mu busanzwe iyi buto ntabwo ikunze gukora yonyine, ahubwo uyihuza n'izindi kugira ngo ikore neza kandi byihuta. Ni urugero, niba ushaka kureba amakuru ya file yawe utiriwe ukanda ahanditse property cyangwa se udaciye mu nzira nyinshi, ahubwo ujya kuri file ushaka kureba amakuru yayo, ubundi ugakanda Alt na Enter. Ibi ngibi biraza kukwereka amakuru yose ukeneye kuri file yawe. Niba warangije gukoresha porogaramu yawe ushaka kuyifunga, kanda Alt na F4, aho ni kuri Windows. Niba ukoresha iMac, kanda Command, Shift ndetse na W. Ibi ngibi nabyo biragufasha gufunga porogaramu ushaka gufunga. Reka tugere ku yindi yitwa Shift. Abantu benshi bakunda gukoresha Shift mu kwandika inyuguti nkuru, ariko iyi Shift iramutse ihujwe n'izindi buto ikora akazi kenshi kandi byihuse. Ni urugero, uri ku rubuga runaka, ubundi uramanutse hasi cyane, ariko nanone ukeneye gusubira hejuru. Ni ukuvuga ngo uri buze gukanda Shift ndetse na Space. Ibi biraza kuza kugufasha gusubira ahabanza. Niba nanone ufunze icyumba runaka muri browser yawe utabishaka bw'impanuka, kanda Control, Shift na T cyangwa se Command, Shift na T kuri iMac. Ibi bigarura cya cyumba cyawe wari ufunze kubw'impanuka kandi vuba vuba. Reka tujye kuyitwa Control. Iyi irakoreshwa cyane ku bantu bakoresha mudasobwa, ariko reka nkubwiremo bimwe by'ingenzi. Reka duhere mu gihe urimo urandika ahantu ari hose. Reka duhere ukanze Control ndetse na A. Iyi ngiyi ifata cyangwa se iselectinga ijambo wanditse. Waba ushaka kurisiba ugakanda Control ndetse na D. Hari utundi tuntu tw'ingenzi uzakenera gukoresha mu gihe urimo urandika. Ni urugero, niba ushaka yuko inyuguti cyangwa se ijambo ryawe ritsindagira, uzakanda
uzakanda Ctrl B. Niba ushaka ko ijambo wanditse rihengamamo uzakanda Ctrl I. Niba ushaka guca umurongo ku ijambo wanditse uzakanda Ctrl na U. Akandi kantu k'ubwenge ushobora kuba wamenya ni uko wareba mudasobwa zose zikonexe cyangwa ziri gukoresha wifi nawe urimo urakoresha, ni ugukanda Ctrl, Window ndetse na F. Niba uri gushaka kureba ibintu wa downloadinze muri browser yawe kanda Ctrl na J. Ibi ngibi bizagufasha kuba wabona ibintu wa downloadinze byihuse udaciye mu nzira nyinshi. Mu gihe uri gushaka kureba ibintu byose warebye muri browser yawe ushobora kuba wakanda Ctrl ndetse na H. Ku bantu bakoresha iMac ni ugukanda Command ndetse na Y. Ubutaha ntushaka kwandika izina rya website ntuzandike www.website.com. Ni urugero ushaka kugera kuri website yitwa nigut.com. Mu cyimbo cyo kwandika www.nigut.com ushaka wakwandika nigut gusa, ubundi warangiza ugakanda Ctrl Enter. Ibi ngibi bizahita bikujyana kuri website nyirizina. Ni ukuvuga ngo iyi command ifata rya zina wanditsemo, imbere yayo igashyiraho www, ubundi nyuma y'iryo zina igashyiraho .com. Mu gihe website urimo urashaka kugeraho idafite .com ntuzigere ugerageza ino commande kuko ino commande inyuma ishyiraho .com. Reka tujye ku ya nyuma yitwa Windows cyangwa se iyo buto uri kubona iriho akadirishya. Iyi nayo ishobora gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko ndakubwira bikeya muri byo. Ni urugero iyo ushaka gufata nk'ibintu wari uri gukora ukabihisha cyangwa se ukabiminimiza ukanda Window ndetse na D. Niba ushaka kubigarura ntugire ikibazo, ahubwo wongere ukande Window na D. Ibi ngibi birahita byongera bigarure ibyo wari uri gukora byose. Niba ushaka gufungura aho wasanga amafayili yose wakenera muri mudasobwa yawe kanda Window ndetse na E. Amafayili yose wakenera muri mudasobwa yawe. Iyo ukanze Window ndetse na L cyangwa R ndende bifunga mudasobwa yawe cyangwa se birayilokinga, ubundi bikagusubiza aho ushyiramo ijambo banga ryawe cyangwa se password, cyangwa se bikaba byakwemerera kuba wafungurira mu yindi konte iri muri mudasobwa yawe niba mudasobwa yawe atari wowe wenyine uyikoresha. Niba hari andi mayeri waba uzi atandukanye n'aya cyangwa se arenga kuri aya ngaya ushobora kuba wayadusangiza muri comment. Utibagiwe no kuba wasangiza ano mayeri ku nshuti zawe, ndetse ntibagirwe gukanda subscribe kuko amayeri ndetse n'amabanga aracyari mu nzira ategurwa.